abantu b'Imana baremwe mu ishusho y'Imana, baremeye gukora imirimo myiza y'Imana, baremeye kugira ngo Imana yubahirizwe ihereye muri bo, babuze ukuri. Yesu wacu ahimbaze cyane. Haleluya. Impamvu uyu murimo mwiza Yesu yatugabiye, yaduhaye gukora, utarimo kwaguka, utarimo kwihuta, utarimo kwishimirwa, uyu murimo Yesu yawuhamagariye abazamwizera, ariko abantu bari muri uyu murimo ntabwo ari abizeye Yesu, ni abantu baje baherekejwe n'amahame yabo gusa. Imana iguha umugisha cyane, wabanye natwe ejo, uduhesha umugisha, itorero rirafashwa, n'abatari hano barakurikira barafashwa. Hari abampamagaye barambwira ngo ikintu cyabababaje ngo nuko bari mu kazi bakabaye baza hano uyu munsi, ariko Imana iguha umugisha, iguha umugisha. Na protoko baguherekeje, minsi y'imibyizi ntabwo biba byoroshye, minsi y'akazi bamwe baba badomotse, abandi baba, ariko ndashima Imana ko inzu y'Imana bahari. Turakwakiriye, Imana iguha umugisha. Iyo Mana dusengera komeye, Imana itabura guseruka, one Mana yacu, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga, Imana dusengera komeye, Imana igira neza, Imana dusengera komeye, Imana yaradukunze, Imana itabura guseruka, Imana yobabasha, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga, Imana dusengera komeye, Imana n'umujyanama, Imana dusengera komeye, Imana n'umucamanza we, Imana itabura guseruka, yanjye ngo ayishimwe, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga, Imana dusengera komeye, Imana yaraturinze, Imana dusengera komeye, Imana yaraduhuje, Imana itabura guseruka, Imana gitare cyacu, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga, Imana dusengera komeye, Imana Yehova Imana Yehova nishe, Imana itabura guseruka, Imana eshatu, Imana yumva amasengesho, Imana yacu, Imana dusengera komeye, Imana ku isi hose, Imana dusengera komeye, Imana y'Abanyarwanda, Imana itabura guseruka, Imana yanjye waradukunze, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga, Imana dusengera komeye, Imana ishobora byose, Imana dusengera komeye, Imana ikiza ubugumba, Imana itabura guseruka, itanga urubyaro, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga, Imana dusengera komeye, Imana yakemuswe, Imana y'Abanyarwanda we, Imana yora byose, Imana dusengera komeye, Imana itabura guseruka, one Imana nziza, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga, Imana dusengera, Imana yaraturinze, Imana dusengera, Imana yaradukoze, Imana itabura guseruka, Imana yanjye watanze Yesu, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga, Imana dusengera komeye. Mana yacu ikomeye, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tukuzamuriye icyubahiro kigukwiriye wa Mana nziza we. Mana yacu, niki twakwitura mwami, niki twagukorera gikwiranye n'imirimo myiza wakoze muri twe. Wadukijije ubusinzi,
wadukijije ubuyobe, waduhaye kukumenya, waduhaye kuvuga ijambo ryawe no kuryigishwa. Mana yacu, waduhaye guhitamo neza, tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza turi kuri iki gicaniro mwami cya Kanani Revival Temple. Tugushimiye umwanya turimo, turi ku butaka bw'u Rwanda, igihugu cyacu cyiza waduhaye. Tugushimiye umwanya Mana, nta kindi kiduhagaritse ni wowe kugira ngo duhanurire abatuye isi. Reka ijambo ryawe mwami rigende rigere ku muntu wese wari ukeneye kugirira neza. Uyu munsi tubera umunsi w'umugisha, utubera umunsi wo gusubizwamo intege, utubera umunsi wo guhagurutswa, utubera umunsi wo kumenya ukuri kwawe mwami. Tuguhaye icyubahiro kigukwiriye. Uri Imana nziza, urashoboye, urakwiriye, ntabwo tuzakuvaho. Tugukomeye amashyi, tugushimira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Hallelujah. 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 Ongera uhindukire urebe mugenzi wawe mu maso, mubwira uti ntabwo nari nzi ko usa n'Imana. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ubwo hari icyo muhaye. Yesu ashimwe cyane. Uramuhanuriye kandi ibyo uhanuye ni iby'ukuri. Ndashima Imana mu izina rya Yesu Kristo ku bw'uyu munsi wa kabiri. Nanone ndi mu rusengero rwa Kanani Revival Temple. Imana ibahe umugisha, mwakoze kwitabira uyu munsi. Urakomeye, ni umunsi w'akazi, ariko abikoresha biragaragara yuko ari mwe mwashoboye kuboneka hano, ko umuntu ashobora kwiha iminota imwe akavuga ati ngiye guhura n'Imana yanjye ndagaruka, bari bwo nkora nunguke. Imana ibahe umugisha. Gukora ni byiza, udakora no kurya ntakarye, ariko kandi ni byiza kumenya ko uduha imbaraga zo gukora akwiriye guhora ashima igihe cyose. Imana rero ibahe umugisha. Nanone ni Reverend James Dulla, umushumba mukuru w'itorero Healing and Deliverance Church mu gihugu cyacu Rwanda. Haleluya. Mwicarire mugubwe neza, dukomeze gahunda y'Imana. Nanone nazanye n'umuhungu wanjye nkunda Rukundo Elifazi. Imana imuhe umugisha. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nazanye n'umuvandimwe wanjye Eugene, nawe nguri aho yicaye. Imana imuhe umugisha. Yari afite gahunda nyinshi ariko ndamubwiye nimperekeza. Yesu ashimwe cyane. Nubwo turi mu masengesho ariko imihogo y'abasaza rega tumaze gusaza. Amina. Ariko amaraso aracyari amakakama. Amen. Imyaka 57 umuntu abakuze. Yesu ashimwe cyane. Desemba nibwo nzaba nuzuza neza imyaka 57, kandi maze iminsi itari mike ndi muri uyu murimo wa data mvuga. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana by'umwihariko ku bwa pastor watwakiriye, Pastor Fred. Imana iguhe umugisha mwinshi, mumukomera amashyi menshi cyane. Hari ibintu tudakunze kwitaho, ariko umuntu Imana kumukangurika amubwira ngo ndagutumye genda utangire urusengero ahantu atazi, uhagarare nzabana nawe, nta muntu azi. Ibimubwira nta mikoro aba afite, ibimubwira nta pariseri, ibimubwira nta n'inyubako. Uwo muntu akabyuka akavuga ngo ngiye gukorera Imana, ngiye kubwiriza ubutumwa abantu bahindukirire Yesu bakizwe. Iyo niyibutse nigeze guhaguruka, mpagurukana na sente na bafure ntoya imwe, mva ahantu muri Gatsibo, ijwi ry'Imana rimwe ngo genda utangire itorero i Kigali. Nza nta mudiyakoni nzanye,
nza nta mwana afite tuzanye ngo aze kumfasha, nza nta muvugabutumwa uzajya uyobora gahunda, nza nta mafaranga ahagije yo gukodesha, ndaza ntangira kurambagiza ahantu nzatangirira. Yesu ashima cyane. Uko mparambagiza ndimo gusenga, ndabyibuka icyo gihe nafashe amasengesho y'iminsi itazwi, mba ahantu mu nzu itarimo irido, itarimo iki, kandi nsize inzu yanjye yuzuye. Mbaho hantu nsaba Imana kugira ngo inyobore ahantu ndi butangire. Yesu ashima cyane. Uburyo naje kubona iyo sare, nafashe telefone gusa nkajya telefone umuntu nkambwira ngo Imana yambwiye gutangira umurimo gusa. Ati hehe? Nti muri Kigali. Umuntu mbwiye wese nkabona kuri telefone anyohereje amafaranga. Natangiye nishyuye sare icyo gihe ndabyibuka amezi 13. Haleluya. Ubwo urumva sare irabonetse, ariko sinzi nzayobora ninde uzamfasha, ninde uzayobora gahunda, ninde uzacuranga, ninde uzakoma amashyi, ninde uzavuga amina mvuze haleluya. 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 So ibintu byacu rero bisa n'ibisazi. Yesu ashima cyane. Ibi bintu byacu dukora bisa n'ibisazi, cyangwa ibi bintu bya Yesu dukora bisa n'ibisazi. Ariko igihe cyaje kugera ibintu bigenda neza, mba mbonye amafaranga nkodesha mu hoteli Beau Séjour hano i Remera. Umuntu araza ankodeshereza office, mfite urusengero, ngira n'indi fellowship izajya iba buri wa gatandatu. Iyi hoteli iranyishyuza ibihumbi 80 buri munsi uko nteranye. Ibintu birakoreka, ntangira kujya nigisha inyigisho z'abayobozi kabari bo bajya baza. Yesu ashime cyane. Amena. Buriya Imana ishobora kugutuma ariko ishaka umuntu umwe. Yesu ashima cyane. Imana ishobora kugutuma hari umuntu ishaka kurokora urupfu kubw'ijambo rikurimo gusa. Yesu ashima cyane. So ntabitinzeho umurimo urakomeza. Nayo mpamvu bundaha, nayo mpamvu uyu mudiyakoni wanje akorera hano, akora muri leta, ariko yamperekeje. Yaraye ijoro ariko turi kumwe. Yesu ashima cyane. Amena. Hari n'abandi benshi ntabimenyesheje kugira ngo ubu bose bagombye kuba buzuye. Kubera iki? Hari umurimo nakoze muri we, hari n'undi. Yesu ashima cyane. So ikintu rero nshaka gushimira pastor w'iri torero, iyi hoteli irahenze. Yesu ashima cyane. Uburyo idekoye ni kwiza, byose ni amafaranga. Aho twicaye ni heza, byose ni amafaranga. Haleluya. Ariko aza ndahamya yuko atari ayafite kwa account. Icyo yari afite kwa account ni faith yari yizeye. Haleluya. Yesu ashima cyane. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo abantu batwara umurimo w'Imana ngo batwara neza bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri. Yesu ashime cyane. Kuko barushywa n'umurimo w'Imana ndetse no kwigisha ijambo ry'Imana. Pastor Fred, Imana iguhe umugisha mwinshi. Wakabaye ucuruza, wakabaye ujya Dubai, wajya muri banka bakakuguriza nk'abandi ugashora ugacuruza amamoto, ariko impamvu ucuruza ijambo ry'Imana ukwiriye kubyubahirwa mu izina rya Yesu. Rero mujye mwubaha abashumba banyu, mubakunde, mubashyigikire, mubafata amaboko, kandi mumenye ko babakoramo umurimo mwe mutashobora kwikoramo. Haleluya. So mushyigikiriye reko, mushyigikire inzozi. Hari ijambo mbwiye tugeze hanze, ndababwira ngo jewe vision mfite si yo gukomeza kuba umuvugizi w'itorero, ahubwo jewe ndashaka kuba umuvugabutumwa usohoka nkagera kure, nkafata inkoni yanjye nkayiha umuvugizi. Haleluya. Kandi sinzamukura hanze, nzamukura mu bana banjye nabwirije beza mfite, bafite ubwo bushobozi. Yesu ashime cyane. Kuko impano yanjye ni ivugabutumwa. Yesu ashime cyane. Rero kuko Imana yubatse itorero ryayo kuri nge, Yesu ashime cyane, nge ndi foundation abandi nanjye nareze bazaheraho bakazamuriraho. Yesu aguhe umugisha mwinshi, bagukomera amashyi menshi kubw'umurimo mwiza ukora aha hantu.
Haleluya. Turi ku ijambo ry'imbaraga z'amasengesho kuva ejo. Yesu ashimwe cyane. Niryo n'ubundi tugiye gukomeza turaganira ku mbaraga z'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Iki giterane cyateguwe kigategurirwa imbaraga z'amasengesho. Dukunze kubwiriza ijambo rivuga ngo Imana iragukijije, Imana iguhaye visa, Imana irakuzamuye mu ntera, Imana iguhaye undi mwana. Ariko hari n'ibyo duhanura ubundi biri ngombwa atari ngombwa ko tunabihanura, kuko Imana yaturemeye kubona ibyiza biturukaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngiye kumbwira ngo Imana iguhaye indi modoka nziza, niriya nayibonye ndimo kubwiriza, mpavuye Imana irayimpa. Yesu ashimwe cyane. Kumbwira ngo Imana iguhaye abana bafite ubwenge, n'ubundi Bibiliya iravuga ngo tuzaba imitwe ntabwo tuzaba imirizo. Abana banjye bazagira ubwenge kuva narubakiye ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Ariko ndashaka kuvugana nawe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo namwe muzamenya ukuri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Somera icyo cyanditswe ufite mikoro neza kugira ngo byumvikane. Abariho mpera. Haleluya. Haleluya. Ngira ngo ni igice cya 8 umurongo wa 32. Sibyo? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni muri Yohana, mba numva buri muntu wese abyumva. Bibiliya iravuze ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Bwana Yesu asifiwe. Ndagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe. Mpagarariye wowe, reka mpinduke igikoresho cyawe. Ijambo nirimeni imitima y'ubwoko bwawe bonteza amatwi, abari wowe uhabwa icyubahiro nshishwe bugufi mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Haleluya. Tugiye kuganira ku mbaraga z'amasengesho cyangwa ku mbaraga z'igicaniro. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 umurongo wa 32 ngo namwe muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzababatura. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo abantu batuye isi bafite ni ukuba nta makuru bafite. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo ugenda udafite amakuru, igihe cyose uragonga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uyu murongo turabona ni Yohana wavugaga. Yesu ashimwe cyane. Ni muri Yohana handitse, ariko ni Yesu wavugaga. Haleluya. Arababwiye ati namwe muzamenya ukuri. Ni bande yabwiraga? Yabwiraga intumwa ze yari kumwe nazo. Yesu ashimwe cyane. Kuko hari abo yagendanaga nabo badafite ukuri kwe. Wa mbere yari Toma, ntabwo yari afite ukuri kumuri imbere. Yesu ashimwe cyane. Wa kabiri yari Petero. Petero nta makuru yari afite y'umwami we bagendanaga. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe yashyushye cyane, Yesu aramubwira ati nk'uko itarabika urabamaze kunyihakana kangahe? Gatatu. Yari afite Filipo yakundaga ikintu bita kurya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Izo zari intumwa z'umwami Yesu.
yari afite umugabo wakundaga amafaranga ku buryo yamvaga yakubeshya uwo munsi ntarepete. Yitwaga nde? Yuda Isikariyote. Haleluya. Bari banaziranye kuko yatuye hafi no kwa Yesu. Tuzamurira Imana ibiganza. Haleluya. So Yesu rero abitegereje kuko bose yari abazi. Petero yarahubukaga, yavugaga vuba atatekereje. Yesu arabitegereza aravuga ngo mwa ntumwe zanjye mwe, mwa bahungu banjye beza mwe, ikintu kizabashoboza ni kimwe gusa, nimumenye ukuri. Haleluya. Ikintu kibuze ni ukuri. Haleluya. Ufite ukuri kwawe ariko ukeneye ukuri kutari ukwawe kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu dukunze kwita ngo amahame, kanaka agira amahame. Ntacyo amahame yamarira. Kugira amahame kandi nanone utagize amahame waba atari wowe. Amahame y'umuntu niyo filozofe ye. Yesu ashimwe cyane. Ariko filozofe yacu ntabwo ikwiriye gusimbura uwaduhaye gutekereza. Yesu ahimbaze cyane. Haleluya. Impamvu uyu munsi dufite imiyaga myinshi mu mitekerereze yacu, impamvu uyu munsi dufite abanzi bacu mu mitekerereze yacu, twananiwe kumenya ukuri. Haleluya. Yesu yarabwiye ngo namwe muzamenya ukuri. Stress zuzuye mu bantu nta kindi kizibateza. Abantu b'Imana baremwe mu ishusho y'Imana, baremeye gukora imirimo myiza y'Imana, baremeye kugira ngo Imana yubahirizwe ihereye muri bo, babuze ukuri. Yesu wacu ahimbaze cyane. Haleluya. Impamvu uyu murimo mwiza Yesu yatugabiye, yaduhaye gukora, utarimo kwaguka, utarimo kwihuta, utarimo kwishimirwa, uyu murimo Yesu yawuhamagariye abazamwizera, ariko abantu bari muri uyu murimo ntabwo ari abizeye Yesu, ni abantu baje baherekejwe n'amahame yabo gusa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu arababwiye ngo namwe muzamenya ukuri. Haleluya. Kandi nimumara kumenya uko kuri kuzababatura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uko kuri konyine kuzababatura. Nta kindi kitubase mu nzu y'Imana. Nta zindi karande turwana nazo. Turarwana nuko tugonga ku kuri, kuko tuyobowe n'amahame yo mu bisekuruza. Ntago tuyobowe n'amahame y'uwaremye ibisekuruza byacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igicaniro kugira ngo tugishyireho ni ngombwa. Kugira ngo dutegure amasengesho ni ngombwa. Ese amasengesho azatumarira iki tudafite umutwaro? Yesu ashimwe cyane. Urasengera iki? Uwakikubaza. Urasenga ngo ubiki? Urasenga ngo wicare? Urasenga ngo ubende? Yesu ashimwe cyane. Hari umuyobozi umwe mu gitondo namwandikiye mubaza, hari gahunda twari twaganiriye. Aransubiza ngo nzagusubiza ku itariki 25. Nakabaye mvuga ngo ni kera, ariko namushubije ngo reka ubushake bw'Imana bubeho. Arangije agaragaza nkomera amashi, hasi yongera aravuga ati Imana iguha umugisha mushumba. Kubera iki? Jewe nzi ko ubushake bw'Imana kuri jewe nta muntu washobora kubuhagarara imbere. Nzi ko icyo Imana yamvuzeho nta kintu cyakigomera ngo bishoboke. Nzi ko icyo Imana yantekerejeho kiri mu bitekerezo byayo, kuko nanjye ndi ibitekerezo by'Imana. So, nta mpamvu rero yo kugonga, nta mpamvu yo kwirukanka cyane. Haleluya. Umwanditsi umwe yaravuze ngo don't go ahead of God. Gendana n'Imana. Urayisiga ngo utware iki? Urayisiga urinde? Nize kunyurwa nuko ndi. Yesu ashimwe cyane. Nize kunyurwa nuko mbayeho. Haleluya.
nize kunyurwa nuko Imana yantekereje. Ariko ubundi nkanjye Imana yanshakagaho iki? Yesu ashimwe cyane. Urebye aka kaguru k'ibumoso mfite, ntabwo Imana yakabaye impamagara. Ukurikije izuru ryanjye uko ringana, Imana ngo yahamagaraga abantu b'imisaya miremire, mujya mubisoma mu bitabo, muri biriya bitabo 5 bya Mose. Haleluya. Ariko izuru ryanjye rirapima ibiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu hari n'ibintu bita ubwiza atari bwo bwiza, kuko icyo wita umuntu si we. Uburandeba ukavuga ngo ari kuriya muntu, gisi ndi umuntu, ikirora si umuntu, iki ni igikava, ni igikarito, umuntu n'uyu uvuga. Yesu ashimwe cyane. Iyo udafite ukuri wibeshya ku gikarito. Iyo udafite ukuri uravuga utari ko kiriya gikarito ni kibi, ariko wibeshye ku gikarito wo cyambitse. Oh haleluya. Nayo mpamvu duhorana intambara nyinshi muri twe. Urashaka guhohotera igikarito cyitwa Dulla, kandi Dulla ntiwamushyikira. Dulla ntago wamushyikira. Kavuga uti buriya Fred hariya ngiye nkamukubita umupanga nkamushatura uriya mutwe mba nkakize. Ukuyeho igikarito, ariko Fred arahembukira muri rukundo. Haleluya. Ntushobora gushibanganya umugambi w'Imana, kuko Imana, haleluya, iki wita umuntu iki ni ifumbire yo mu rutoki. Niyo upfuye baraguterura unanuka bambaye amamasiki kugira ngo bagushyire mu rutoki urufumbire ikomeje. Ariko umuntu nyawe Imana yatumye ku isi yamwimuriye muri uriya, yamwimuriye muri uyu wicaye aha, kugira ngo umugambi w'Imana ukomeje. Nta muntu wazimye umugambi w'Imana. Ikintu tubuze ni ukuri. Haleluya. Twabuze kumenya ukuri. Yesu ashimwe cyane. Urareba umuntu ukamurebamo intekerezo zawe, wareba umuntu ukamurebamo intekerezo zaso, wareba umuntu ukamurebamo intekerezo za nyokorome. Ibyo nyokorome yakubwiye si ibyo Imana ivuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Mu masomo nize mu mategeko, haleluya, hari itegeko rya law of evidence. Haleluya. Mu law of evidence habamo evidence yo bita hearsay evidence. Barambwiye. Mu law of evidence habamo iyo bita last declaration evidence. Last declaration evidence akenshi ikorwa n'ijwi utumvise. Numvise avuga ngo Kalisa we cyukora nasanze yapfuye. Haleluya. Ijambo rya nyuma rigendwaho, ariko hari igihe riba atari ukuri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Habamo iyo bita confidential evidence, habamo iyo bita direct evidence. Direct evidence ni ikunze kwemerwa, ariko nayo yahinduka mu mategeko. Ariko Bibiliya yose ikivuga, biravuga ngo namwe muzamenya ukuri, muri ibyo byose nta kuri kurimo. Haleluya. Namwe muzamenya ukuri, nimumara kumenya ukuri niko konyine kuzababatura. Buri muntu ibimubasha arabizi. Haleluya. Numara kumenya ukuri gusa, hari ibintu bizibwiriza gusa bigende kuko wasobanukiwe icyo ukwiriye gukora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turi imbere y'Imana ku gicaniro, ariko ikibazo kirabaza ngo waje gusengera iki kuri iki gicaniro? Umva ukuntu Imana ngewe ijya inkoresha. Iyo twateguye amasengesho nyasoza ntisengeye, kuko nge sindi ikibazo cy'ubuzima bwanjye, ahubwo ndi igisubizo cy'abanyabibazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nge ntangira amasengesho nkayasoza ntavuze nge musidura. Na data yanyise ishyamba rya Dulla, kuko yabonaga ntasa nk'uko ashaka mu mateka ye. Haleluya.
ariko nige waje gusoza mbabatiza, nige wakiriye agakiza mu muryango w'iwabo, nige wabakuye mu mahame y'idini bari bambaye. Idini urayambara ariko idini ntiyaguhindura. Turi abantu b'Imana bari mu rusengero ariko buzuye idini nsa, n'ubutabo bw'indirimbo n'ibyanditswe n'amabibiriya na gahunda n'amakorari n'amayiniforume y'amakorari ahindaguritse, ariko dukeneye kumenya ukuri kuwaduhamagaye akatuzana amazu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nabi Imana yaremye inshuti yanjye. Yesu ashimwe cyane. So kugira ngo rero tujye muri aya masengesho tubanze tumenye ukuri kw'impamvu dusenga. Gukizwa ni buri mwanya, ntabwo ari buri munsi. Haleluya. Gukizwa ni buri second, ntabwo ari buri minute. Yesu yaravuze ngo uzizera akageza imperuka niwe uzakizwa. Bivuga ngo turi imbere y'Imana ariko ntabwo dukijijwe nk'uko Imana ishaka. Uzizera uko kuri akageza imperuka niwe uzakizwa. Ibyo biduha kwicisha bugufi. Nka Pawulo yahoraga kuvuga ngo duhishurirwaho gato. Imana ni guhishuriraho gato, ntugahindure uwumva abandi bose batemewe. Iguhishuriyeho gato ariko ubumana bwayo ni bugari kandi isi izarangira utarabushyikira, kuko ubumana bwose ubwigaruriye Imana yabihinyujwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka rero turebe kuki tugomba gusenga. Ugiye kwibaza impamvu tugomba gusenga, tujye mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 umurongo wa 13. Haleluya. Imana ni nziza bene data. Haleluya. Igice cya 5 umurongo wa 13, reka nisomere. Mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbira Imana. Haleluya. Uyu murongo hari icyo uvuze. Wa 14 ufite ikintu uvuga. Yesu ashimwe cyane. Kuko wa 14 wo uratabaza abagusengera, ariko wa 13 urerekana ko ntawe ukwiriye gutabaza ugusengera, ahubwo wowe ubwawe ufite imbaraga zo kwisengera ugahinduka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwa 16 wo wemeza abatambyi ariko ko bakubohora ari uko waturiranye n'abibyaha. Mwaturirane ibyaha byanyu, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Uwo ni wa 16. Yesu ashimwe cyane. Uwa 17 uvuga ko Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, imana imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Ubwo noneho berekanye, batangiye gutanga urugero yuko hari n'abandi babikoze, nawe wizeye wakora n'ibibiruta. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umurongo utangiye uvuga ngo mbese muri mwe hariho ubabaye. Nanjye uhagaze aha ndababaye, nawe urababaye, na so arababaye, na mama warababaye, n'umuturanyi warababaye. Kuki mbabaye? Ntago mbayeho uko mbyumva mbishaka. Haleluya. Hari aho numva nifuza kugera ariko sindahagera. Hari ibyo nifuza kuba mfite ariko simbifite. None se ubwo simbabaye? Bibiri nabajishe ngo muri mwe hariho ubabaye nasenge. Haleluya. Hariho ubabaye, ninde utababaye? Niba ntanababaye Maruma arababaye. Niba ntanababaye hari umuturanyi wanjye ubabaye. Niba ntababaye hari umwana wanjye ubabaye. Haleluya. Uyu murongo uratwemeza ko umuntu wese ufite Bibiliya ugena n'ijambo ry'Imana,
uri munsi y'Imana akwiriye kuba afite umutwaro wo gusengera kugira ngo Imana yoroshye ububabare yari afite. Haleluya, haleluya. Igituma nsenga nuko mbabaye. Agace kaho ba karavuze ngo hariho unezerewe se ngo naririmbira Imana. Kuramya no guhimbaza ni igikorwa cyo kuramya uramwa muri wowe. Haleluya. Impamvu ndamya Imana nuko hari ibyo yakoze muri iki. Impamvu ndamya Imana nuko hari ahantu inyicaje. Impamvu ndamya Imana nuko ngoswe nayo. Impamvu ndamya Imana nuko ndi muzima mpumeka umwuka w'abazima. Haleluya. So kuramya Imana ntabwo ari ukuririmba gusa, ahubwo kuramya Imana ni ukwemera umubiri wanjye wose ugahinduka uramya Imana. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Kuramya Imana, ntabwo naramya Imana ntasenze. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu uramya Imana adasenga. Gusenga gutuma ndamya. Haleluya. Gusenga gutuma ndamya, kuko gusenga ni ikimenyetso cyo kuganira n'Imana, kandi ntiwaganira n'ubudakunda. Haleluya. Kugira ngo nganire n'umuntu nuko mwegera. Umuntu ntegereye yayumva ate muganirira? Umuntu utanyegereye namenya ntibyo nshakaho. Abakristo dukwiriye gusenga. Haleluya. Itorero dukwiriye gusenga. Hari icyo Imana ishaka gukora mu itorero, ariko kuko abari mu itorero atari ab'itorero. Abari mu itorero ntabwo ari core members, ni unchurched members, yet they are in church. Haleluya. Muri mu rusengero ariko rutari urwanyu. Iyo ruza kuba ari urwanyu muba mukora icyo Imana ishaka mu rusengero. Haleluya. Umuntu nyiri itorero, umuntu wapfiriye itorero, umuntu wizeye itorero, umuntu uri mu rusengero, umuntu wumvise ubutumwa akabwakira, umuntu wakwemera no gucibwa umutwe ku bw'izina ry'Umwami we yaramusobanukiwe, niwe muntu ujya utega amatwi kugira ngo yumve icyo Umwami ashaka. Kuko umuntu atega amatwi uwo akunda, umuntu aganira n'uwo akunda, umuntu asaba uwo akunda. Hari ibintu nkennye ariko hari uwo ntabisaba, ariko impamvu ngukunda niyo mpamvu nkubwiye ikibazo mfite. Haleluya. Gusenga, gusenga kuraryoshye. Yesu ashimwe cyane. Yesu yari afite igicaniro cy'amasengesho. Haleluya. Uraza kumbaza ngo cyari kiri, ndahakubwira. Muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 35, Bibiliya iravuga ngo arasohoka. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo arasohoka ajya mu butayu, ngo Petero n'abandi bari kumwe baramukurikira. Arangije baramubwira bati abantu baragushaka. Yesu arabasubiza ati ahubwo tujye no mu yindi midugudu. Haleluya. So imbaraga zari muri Yesu zari iz'igicaniro. Igicaniro ntikibaho urara, kibaho usohoka ujya. Haleluya. Mu buriri nta gicaniro kibamo, ntago kibaho urara. Igicaniro kibaho usohoka ukajya. Haleluya. Yesu yari afite igicaniro. Yesu yarasengaga. Yari afite intumwa 10 n'ebyiri, ariko 9 ntizakundaga gusenga. Kambikuzanire neza. Haleluya.
turi ku mbaraga z'amasengesho. Niba Yesu yarakundaga gusenga, jye nabikunda bingana iki? So ubundi Yesu yasengaga yabuze iki? Hanyuma se jyewe utuye Kimironko nasengane, jyewe utuye Ngarama nasengane, iruhande rw'urutare rwa Ruganzu. Akabantu babeshya cyane, ntabwo urutare ari urwa Ruganzu. Ruganzu ntiyare mu rutare, ni urwa Yesu narwo. Haleluya. Tujya duhindura ibintu tukabyitiranya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Reka tujye muri Mariko igice cya mbere, urebe igicaniro Yesu yajyagaho. Murongo wa 35. Iyo natangiye kuvuga gusenga, ujye wihangana mvuga ibyanditswe byinshi bimanuka. Biravuga ngo nuko mu museke arabyuka. Iki ni ikimenyetso kivuga ngo Yesu nubwo batatweretse igitanda yari aryamyeho, ntibatwereke inzu yasohotsemo ko yari yubatse, ariko ibyo ari byose Yesu hari ahantu yari abyutse ava. Haleluya. Hari ahantu Yesu yari abyutse agira ate ava, bivuga ngo yari afite iwe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nuko mu museke arabyuka, arasohoka ajya mu butayu gusengerayo. Biravuga ngo umurongo wa 36, Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu bugufi. Yesu ashimwe cyane. Urumva umuntu usenga ntago arebera hafi muri bene wabo gusa. Umuntu usenga ntarebera hafi mu bana be gusa. Ntago yari yanze bene wabo, ariko hari imidugudu yari ibabaye, yari ikeneye ikindi gicaniro. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ntago yasubiye inyuma ngo ajye kureba bene wabo bamushaka. Yaravuze ati Simone itonde, ahubwo mureke tugire mu yindi midugudu ibabaye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yaguhamagariye kuba imbata y'uburiri bwawe, ntiyaguhamagariye kuba imbata y'abana bawe n'umugore wawe. Yaguhamagariye kuba imbata y'ubushake bwayo, kugira ngo ubushake bwayo nubwuzuza ibone uko yita ku bana neza, ibone uko yita ku mudamu wawe neza, ibone uko yita ku mugabo wawe neza, ibone uko yita ku kazi kawe neza. Mbere na mbere Imana, ibindi bize bikorera. Yesu ashimwe cyane. Gusenga kuraryoha. Gusenga ni isomo ridakunze kumvikana, kuko ni isomo rikakaye. Abantu bigisha nimwizera, abantu bigisha twizera uyu munsi tuvanga Imana ikoze ibitangaza. Ariko Imana, igitangaza cya mbere nsaba Imana nuko Imana ibe inshuti yanjye. Haleluya. Imana ibe inshuti yanjye, Imana ibe inkoramutima yanjye. Hagati yanjye n'Imana he kugira akantu gacamo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tujye ku gicaniro, tujye gusenga. Bene data, mureke turoncinga ibintu bita ibicaniro muri twe. Isi tujyamo imbere hano, isi turimo tujyamo, umuntu utarashatse mu maso h'Imana, isi iramuruka. Ndashima umusaraba, ndashima yabanziza, ariko imbere ahantu tujya oya, uretse uzanezerwa. Yesu ashimwe cyane. Ahantu tujya ntabwo ari heza, isi tujyamo ntabwo ari nziza, ibyiciro tujyamo ntabwo ari byiza.
kuko nta kijambo ry'Imana ryavuze kizahera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bashumba muri hano bagenzi banje, murekeraho kwitotomba. Ntabwo Yesu yigeze yitotomba. Nta kigeragezo cyageze kuri Yesu ngo akitotombere, ariko kuko yari yambaye umubiri 100%, yambaye n'ubumana 100%, hari yavuze ngo data niba bishoboka undenze iki gikombe. Igikombe yari atarakinyweraho, ariko yakireberaga muri metero nkenye. Cyaramwegeraga, yabonaga hari ibihe bije, yabonaga hari ubugambanyi buri hafi, yabonaga indurwe bamaze kwitegura bari mu mugaburire mu cyimbo cyo kumutuzi dukonje, yabonaga igiti cy'umusaraba cyari cyarateganyirijwe ibyihebe n'abajura n'abakubita base na banyina, nawe agiye kubambanwa nabyo. Yabonaga imbere he hatari bworohe. Arangije aravuga ati data, ibi bintu mpishurira ndeba imbere yanjye wabindengeje. Ariko Imana ntago yigeze ibimurenza. Yaramushubije ngo dore nohereje marayika nakongerera imbaraga, ariko azikongerera ubirimo. Haleluya. Imana yohereza marayika mongerera imbaraga. Ntabwo yohereje marayika ngo afate umunwa w'icyendaga kumuhiga, icyendaga kumuhiga, ahubwo Imana yaracyohereje ngo kimwegere cyane. Bene data abakozi b'Imana, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ntabwo ari ukwinjira muri comfort zone. Kwinjira muri Kristo Yesu uba winjiye mu rugendo Kristo yagenze. Yesu yaravuze ngo arangije afata igikombe muri rya joro bateguraga kumugambanira, yafashe igikombe akinyweraho, arangije arakibara babwira ngo namwe mujye muhora munywera kuri iki gikombe kugira ngo munyibuke. Yesu yanywereye ku gikombe cy'imibabaro, Yesu yanywereye ku gikombe cyo gutukwa, Yesu yanywereye ku gikombe cyo kwitwa amazina ataraye, Yesu yanywereye ku gikombe cyo kwitwa ikirura, Yesu yanywereye ku gikombe cyo kwitwa igisambo. Muri isi hari abantu bafite ikoranabuhanga rihagije n'amafaranga ahagije yo gusebya abakozi b'Imana. Barahari, baruzuye, bafite n'ubwo bubasha n'ubwo bushobozi kuko bafite cash. Abakozi b'Imana n'abesikoro, abakozi b'Imana ntibakarye, abakozi b'Imana ntibakanywe, ariko ntibamenya aho Imana yamusomereje kutuza akanywa. Icyo Imana yakuvuzeho nta muntu uzagihutaza, uzakicarira ngo bikunde. Yesu ashimwe. Bateruye ikibuye barakizana bakigereka ku rutare, bagiterura ari benshi, baravuga bati ubwo tumuteretseho iki kibuye turamukize birarangiye. Bafata umurinzi umwe akicara hejuru kugira ngo Yesu ataza kuhava. Ariko isaha ya gatatu igeze, yatariki igeze, wa munsi ugeze, Yesu yagombaga kubereka uwo ari we. Yagize ati ikibuye aragihirika, kigwana n'abari bakicaye hejuru. Mu kanya gatoya basanze yicaye Mawusi, arimo kubagaburira imitsima, arimo kumanyura imitsima, arimo kubereka ko ari we wa wundi. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Imana nk'ubu ikabyumva, ikanyishyurira nka televiziyo, ikayimpa ngo nyibwiririzeho, sobanure ubu butumwa na barokore ba Kristo. Mubwire abantu ngo nimugabanye amagambo twumve ijwi ry'Imana. Yesu ashima cyane. Amagambo make, ijwi ryorohereye ry'Imana. Tuvugane n'Imana, tugabanye kuvugana n'abantu, ntitureke kuvugana nabo. Maze iminsi mbwiriza ku ijambo, haleluya, rivuga ngo jyewe mbana n'abantu bose amahoro, ariko sindi inshuti y'abantu bose. Ninde wumvise iryo jambo? Bana n'abantu bose iki? Ariko wiba inshuti y'abantu bose.
urizi ariko jye sinkuzi. Uwonzi n'umwe utabeshya utajya uhinduka ni Imana. Nzahora ndi inshuti y'Imana, nijoro ku manywa bwije bukeye nzaba inshuti y'Imana, kuko niyo yankunze, ntabwo ari jye wayikunze. Imaze kunkunda irandeshya, nanjye ndayikunda. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. So pastor, humura, gubwa neza, icara. Wakubwiye ngo icara kuri iyo ntebe, ntakubwire ngo icara mu kabari, muricaranye. Abacinywira inzoga ni muzigotomere, ariko Yesu nabasanga ayo macupa azayamena bicaze mu nzu y'Imana, nawe mumuvugire. Byose birashoboka, kandi igihe nticyasimbura ikindi. Igihe urimo nicyo cyawe, igihe utarakivamo cyicaremo neza. Ariko mu gihe gikwiriye Imana yakubwira ngo va mu kabari, jya kwicara mu rusengero. Wimuciraho iteka, wimutonganya, wivuga ko yavangiwe, ko nawe hari aho wari warafangiriwe Imana yagukuye. Tubane n'abantu bose amahoro, ariko twe kuba inshuti z'abantu bose. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Reka turebe, turimo turareba ku mbaraga z'igicaniro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi numvaga ndi buvuge utuntu twinshi, ariko Imana imfashe nkomeze ngume ku gicaniro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kambanze mvuge ku bigeragezo gake. Mubwire mugenzi wawe mwicaranye, mubwire ngo hari ikigeragezo utazasimbuka. Haleluya. None se Bibiliya ntivuga muri Yohana 14:5 ngo Yesu Kristo ni 6, Yesu Kristo ni we nzira? Haleluya. None se Yesu Kristo nta kigeragezo yahuye nacyo? Tuzamwitirirwa dute tudashaka kugeragezwa? Tuzitirirwa Kristo dute duhunga ibigeragezo? Ese ubundi iyo uhunze ikigeragezo ndumva ubugiye mu kigeragezo kibi cyane, kuko ubuvuye mu isezerano. Haleluya. Nta muntu uhunga ikigeragezo, ahubwo ahagarara mu kigeragezo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntugahunge ikigeragezo, ahubwo jya uhagarara mu kigeragezo. Duhunze ibigeragezo. Iyi Bibiliya yanditswe n'abantu bahumekerwaga n'umwuka w'Imana kuko yabishimiye. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi Bibiliya dusangamo ahamanuka, tugasangamo ahazamuka. Muri iyi Bibiliya dusangamo abanyamivumo, tugasangamo abanyamugisha. Muri iyi Bibiliya tubona batangiye neza bagasoza nabi. Muri iyi Bibiliya tubona batangiye nabi bagasoza neza. Ukiri mwinshi, ibiba n'isarura n'urugaryi n'impeshi uzahura nabyo, ariko byose nta kizavuguruza. Haleluya. Inkoni Imana yaguhaye nta muntu uzayivuna. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niba koko twarize Yesu Kristo, nakomeje kumva isezerano rishya ryo rinzaho. Niba Yesu Kristo ari we nzira, akaba ari we kuri, akaba ari we bugingo, nimureke tumwigireho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wibura ijambo mwisi ikeneye ijambo. Wimara umwanya urimo kudownloadinga ibitari byo, mara umwanya udownloadinga ijambo rikwinjiramo. Yesu ashimwe cyane. Izi Bibiliya mugendana mu masoftware y'amatelefone, ejo iyo software bazakirika rimwe usanga utakifite, ariko nibamara gukirika ntakifite, nzasigara niyo na downloadinze mu cyumba cy'umutima wanjye, nta jambo na rimwe. Haleluya. Nta jambo na rimwe rizansitaza, kuko mfite ijambo ry'ukuri. Haleluya. Kambabwire ba Kristo, dufite ibigeragezo twateganyirijwe nk'abantu b'Imana.
bitatu, ubundi byitwa 10, ariko ngiye kuvuga bitatu. Haleluya. Kuko ngiye mu 10 najya no kubigeragezo byo kuba a good stewardship cyangwa a bad stewardship, umucungamutungo mubi cyangwa umucungamutungo mwiza. Harimo byinshi by'igeragezo. Imana ikaguha ubukire bukakubera ikigeragezo, Imana ikaguha ibintu bikakubera ikigeragezo. Ariko ndashaka kuvuga ku bigeragezo bitatu utazakwepa uri muri uyu murimo wa Data. Ntabwo uzabikwepa. Ikigeragezo cya mbere ni ikigeragezo cyanditse mu gitabo cya Esiteri, ni mu gice cya 4 umurongo wa 14. Esiteri ari mu bahanuzi bato. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki kigeragezo kiravuga ngo naho mwakwicecekera mu gihe gisa n'iki, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko imbere hasoza havuga ngo ariko mwebwe n'inzu ya so muzarimbuka. N'Imana yabivuze. Cyo cyitwa ikigeragezo cy'iki? Cy'umuyobozi aho ava akagera. Cy'umuntu wese. Ubundi iyo mvuze umuyobozi, umuntu wese ni umuyobozi, kuko itorero ni umutima kandi ayoboye itorero. Yesu ashimwe cyane. Aya makaro twirirwa turirimba, umuntu ugasanga yatesheje undi agaciro kuko aparitse imodoka nini cyane, uparitse gato, undi ugasanga nta kumva kubera yuko ufite intebe ngufi wafite ndende. Ibyo byose ni ubusa. Icyangombwa ni kimwe, uwo muntu uvugaho afitanye busabane n'Imana ye. Haleluya. Afitanye busabane n'Imana ye. Yesu ashimwe cyane. Ari umuremure, ari umugufi, ari umunini, ari agatoya, twese tuzapfa. Iyi mibiri ijya gukora ifumbire, ariko umuntu wawe w'imbere azajyaye. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Bibiliya yo ntikwepa, ivuga ukuri kwayo. Biravuga ngo naho mwakwicecekera mu gihe gisa n'iki, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko mwebwe abananiwe gutabara mubishoboye, abananiwe gushyigikira ibyo mwari bushoboye, abananiwe kumva ibyo mwagombaga kumva, abari bananiwe guhagarara kandi mwari mukwiriye guhagarara bigakoreka, Bibiliya iravuze ngo muzarimbuka, ndetse n'inzu ya so nayikurikira. Iri jambo rirakomeye. Iki ni ikigeragezo cya mbere, cyitwa ikigeragezo cy'igihe. Haleluya. Cyitwa ikigeragezo cy'igihe. Kiri mu gitabo cya Esiteri igice cya 4 umurongo wa 14, ngo naho mwakwicecekera mu gihe gisa n'iki, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa. Reka nkubwire mwene data, reka kwiruka kuri mukuru wawe ngo ntiyagufashije, reka kwiruka kuri nyokorome kuko afite amafaranga ye naye, reka kwiruka ku muntu utabyumva. Iruka ku Mana yawe, niyo sosi y'ubuzima bwawe. Iruka ku Mana yawe, niyo ifite urufunguzo rwa nyuma ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nawe mwakwicecekera mu gihe nk'isa n'iki. Hari ibyo mwari mukwiriye gukora ariko ntago mwabikoze, hari ibyo mwari mufitiye uburenganzira ariko ntago mwabikoze, ariko kuko mutabikoze kandi mwari mufite uburenganzira bwo kubikora, kandi kubikora kwanyu byajyaga kunduhura jyewe, muzarimbuka niko Imana ivuze, ndetse n'inzu yanyu irimbuke. Icyo cyitwa ikigeragezo cy'iki? Cy'igihe. Ikigeragezo cyawe gihe igihe. Haleluya. Impamvu Imana yakiretse kikaza, yashakaga kugira ngo igukureho ubutesi wari ufite, umenye muri icyo gihe abo muri kumwe. Komera Imana amashyi twigendere. Haleluya. Ikintu cyose Imana irekura kikakuzaho uri umuntu w'Imana, ujye ugishimira, riba ari isomo Imana iguhaye. Haleluya. Kugira ngo ugabanye ubutezi, kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro, ariko we kuba inshuti y'abantu bose. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Icyo cyitwa ikigeragezo cy'iki? None se ninde uzagisimbuka muri mwe? Ninde utakirimo se? Ninde utarakigezemo se? Naho mwakwicecekera
mu gihe gisa n'iki. Nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko mwebwe n'inzu ya so muzarimbuka, niko Bibiliya ivuze. Kubera iki? Kuko batashoboye guhagarara, kandi aho bumvaga bahagarara bigakoreka. Mana, uduhe umutima wo kwicisha bugufi, uduhe umutima w'urukundo, uduhe umutima wo kumenya ko n'ingingo zacu waduhaye hari icyo zakora, ariko tukagira abo duhumuriza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igituma dusenga ni ukugira ngo dufunguke. Amasengesho atuma twegerana n'Imana ikatumenera amabanga. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho ayengesha ibinure biturimo tugatangira kumva neza, ariko umuntu udasenga ntabwo yumva kuko ibinure biba ari byinshi. Haleluya. Ubwiriza n'ijambo ry'Imana. Nigeze gukora igiterane, Imana ikora imirimo ikomeye cyane, banyubagiye ikintu cy'igipodium kirekire cyiza, ndabwiriza muri rock, ibyuya biraza, umuntu umwe arahagarara avata atakagabo kagomba kuba kanywa kanyanga nyinshi, ati nta muntu wagira imbaraga zimeze kuriya tuzuye kanyanga. So isi ntago itubonera, hari ango itubonamo. Abapagani hari uko batubona, kandi abapagani ntago baba hanze gusa, no mu rusengero turabagira, no muri korali turabagira, yewe no kuri aritari turabagira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikintu Imana idushakaho ni kimwe gusa, nuko tumenya ukuri. Iyo wamenye ukuri uroroherwa, kandi iyo wamaze koroherwa nawe uroroha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikigeragezo cya kabiri cyitwa ikigeragezo cy'intambara. Vuga ngo intambara. Cyo ni ikigeragezo cya kangahe? Cya kabiri. Muyobozi, mukozi w'Imana, muririmbyi, muvuga butumwa yicaye muri urusengero, reka kugenda uririmba ngo intambara ngira, intambara ziri mu rugo rwanjye, intambara ziri mu bana banje. Nyamuneka uritotobera iki? Imana yonyine igireka intambara zikaza. Yesu ashimwe cyane. Ikazikingurira zikaza. Umva uko Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abacamanza 3, tugisome twumve kuki Imana yemeye guteza abantu bayo intambara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abacamanza kangahe? Igice cya 3. Bibiliya iravuze ngo ayo mahanga niyo Uwiteka yari yararekeye kugira ngo yageragereshe Abisirayeli, cyane cyane abataramenye intambara zose z'i Kanani. Komera Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Ubundi Imana dusenga tuyita Imana ya Isirayeli, ariko ikibazo kuki Imana iteje ubwoko bwayo intambara. Yesu ashima cyane. Haleluya. Ntabwo Imana yabateje intambara ngo zibice, ahubwo yabatezaga intambara kugira ngo nimara kuzibakuramo bazashobore guhosha intambara nyinshi. Haleluya. Ntabwo washobora gutanga ubuhamya bw'icyo utazi. Haleluya. Imana ngo ibateze intambara zose z'Abanyakanani kuko batari baramenyereye uburyo bw'intambara, kugira ngo abo ubwoko bwabo bazashobore guhagararira ubundi bwoko mu gihe bazaba bamaze gukira iyo ntambara. Haleluya. Hari ibigeragezo Imana irekura bikaza, ariko bitaje kuguhutaza, ahubwo bije kukuzamura, ahubwo bije kukwigisha, ahubwo bije kukwambika imbaraga zizafasha abanyabigeragezo bandi. Komera Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Torero ry'Imana, mugabanye kwirirwa muhungira munsi y'ibitanda ngo inzara iratwishe, ngo esansi yazamutse, ngo none si byanditswe n'ibidasohora, ubwo Bibiliya izaba Imana yarayihomekeye mike.
biravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. None se kuki ushaka ko byoroha? Ubwo urimo urasenga Mana ngo ibihe birushya bikureho, kereka niba uyibwira ngo twika Bibiliya. Haleluya! Ibihe birushya, ahubwo wowe mu bihe birushya uhagaze he muri byo? Yesu ahimbaza cyane. Uhagaze he mu bihe birushya? Haleluya! Ibihe birushya, urabona nge sinzongera no gutura kubera ko hari ibihe birushya. Ngo uritegura ibihe birushya, uritegura gupfa se? Bati twubake urusengero, ngo ariko se turubaka urw'iki ko hari ibihe birushya? Bati hari umuntu w'umupfakazi hano ufite ikibazo, mureke dore twajeje imifuka 5 y'ibishyimbo tumuhe umwe, ngo reka dare kaduhunike, hari ibihe birushya. Imana yabanye nawe ukiri mu nda, izabana nawe uriho, izabana nawe ushaje, izabana nawe ucecuye. Haleluya! Reka kureba ibihe, reba umwami nyir'ibihe wenyine, umuhange amaso ube inshuti ye, azakunyuza mu bihe birushya. Haleluya! Ufite ubwoba bw'iki? Yesu ashimwe cyane. Ibyo ni ibigeragezo Imana yateganyirije umuntu ikunda. Haleluya! Njya nkunda gutanga urugero ku ngabo, ingabo cyangwa abasirikare. Umusirikare kugira ngo yambare inyenyeri abanza gupfa. Yesu ashimwe cyane. Hari n'abananirwa akavuga ati genda atorotse. Hari n'abananirwa akavuga ati sha kwa data hari amata menshi ntago bari bumenye aho nanyerereye. Ikintu cyiza cyose kigomba kunyura mu muriro. Izahabu kugira ngo yemerwe bayishyira mu muriro utari umunyotwe. Haleluya! Nibwo isokamo iri bugura amafaranga menshi, nibwo isokamo iri bwemerwe, nibwo isokamo iri bujye ku rwego mpuzamahanga, nibwo isokamo bari buyipiganirwe. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ntabwo tugomba gucika intege kuko umwami wacu ntigeze acika intege, Yesu Kristo. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. So bene data, intambara mufite n'iziki ko nta ntambara zihari? Ngo bana bananiwe kwiga, ntago abana ari abanjye n'ab'Imana. Nabuze esansi nishaka ibure, ariko nyuma yaho Imana izaza nirenzeho. Niba wabuze esansi ya moto, ubwo Imana irashaka kuguha esansi ya V8. Niba wabuze esansi ya V8, ubwo Imana irashaka kuguha promotion iguhe noneho benzine y'indege, ugire ka cyata ka uzajya ugenderamo n'umuryango wawe. Muhaguruke ahangaha musohokeye wenda mu Bwongereza, n'akadege kanyu kagende gakwepa gusa za Mediterranean kuko kadafite. Haleluya! Yesu ni mwiza. Mureke guhunga ibyanditswe, ahubwo muhagarare mu byanditswe. Haleluya! Igihe cya COVID abakristo, navuganaga n'abakristo kuva umukristo yahungabanye, hako mufite ikibazo cyiki? Njye nababwiraga gusiza nuko nubahiriza itegeko rya OMS ryo kwambara agapfukamunwa, ariko sinzarwara COVID. Batariko pasite ibintu buvuga umenye ko nashaje. Ndabwira ngo hashaje umubiri ariko umuntu wanjye w'imbere ahora ahinduka mushya. Batariko mfite ikibazo ki, nkabwira je nta kibazo mfite, nta COVID nzarwara kuko ndi mu insurance y'ijambo ry'Imana. Ntago naremewe gucenyuka, naremewe kwamamaza ishimwe ry'imirimo myiza Imana ikora. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya nshuti za Yesu. Ikigeragezo cya gatatu rero nicyo tugiye kuvugaho. Haleluya! Kitwa ikigeragezo cy'igisunika muntu. Muri Yobu igice cya 31 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo henga mpimirwe ku minzani ireshya kugira ngo Imana irebe gutungana kwanjye. Bwana Yesu asifiwe. Yobu 31 umurongo wa 6 haravuga ngo henga mpimirwe ku minzani ireshya kugira ngo Imana irebe gutungana kwanjye. Haleluya!
ugomba kugeragerezwa ku munzani w'Imana. Yobu yageze aho nawe yivuma, aravuga ngo ariko ubundi Mana wandemeye iki? Yageze naho yivuma, aravuga ati ariko ubundi Mana kuki ntaheze mu nda ya mama? Kuki Yobu yageze aho avuga ati ariko ubundi gupfa ubundi kundi tirakubaho? Haleluya. Muri Zaburi, muri Yobu igice cya nyuma cya 42 aricyo giheruka umurongo wa 10, haravuga ngo Yobu akimara kwibuka bene se no kubasabira, ngo Imana yunamura inkota ku buzima bwa Yobu, ngo irangije mukubira inshuro ebyiri mu byo yaratunze. Cyitwa ikigeragezo cy'igisunika muntu. Igihe inshuti ze zavugaga ngo wakwihakanya Imana yawe ugapfa, Yesu ashima cyane. Bene data, turi ku gicaniro. Haleluya. Ku gicaniro niho umuntu amenyera amabanga y'Imana. Ku gicaniro niho tumenyera ubushake bw'Imana ku muntu. Ku gicaniro niho Imana ivuganira n'umuntu. Yesu ashima cyane. Haleluya. Ku gicaniro niho Imana ikwegera yarangiza ikakongorera. Ibyo bavugaga ngo Yobu arapfuye, aho umugore yamubwiraga ati wakwihakanya iyo Mana ukipfira, Yobu yaramushubije ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, kuko bitangwa n'Uwiteka, si ubundi Imana ishatse kunyisubiza nayibuza. Haleluya. Bene data, mureke tubane n'abantu bose amahoro, tubane n'Imana yacu amahoro. Twizere ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi ridahera. Twizere ko icyo Imana yavuganye nawe nta muntu uzagikuraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dukunda abantu bose, twishimira abantu bose, ahubwo twirinde kuba inshuti ya buri muntu, kuko tutazwa atekereza naho akorera naho asarura. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ntazagukange cyane kuko afite imodoka 10 utazi aho yazikuye. Umuntu ntazagukange cyane kuko yubaka amazu buri munsi utazi aho yakura. Niba ari mu Mana nawe urayifite, igihe cyo gutahirwa kwawe nikigera nawe Imana iraziguha. N'ubu dushobora kuva aha Imana ivuze iti nawe ndakwibutse, ivuze iti nawe niwe warotahewe. Haleluya. Ibyo urimo kunguka byose bituruka mu ijambo ry'Imana ihabwa icyubahiro, ariko ibyo urimo kunguka byose byunguka bituruka kwa Satani, birakuzanira inzitizi yo kutazabona Imana no kuruhira ubusa. Ariko niba ari Imana dukorera by'ukuri, Imana ntizemera ko dukorwa n'isoni. Izatwibuka, izadufata ukuboko iduhagurutse aho twananiriwe, yongera idusindagize, itwicaze mu mwanya ukwiriye. Haleluya. Torero ry'Imana, nimureke dutinda imbere y'Imana. Haleluya. Yesu Kristo yari Imana yuzuye. Nta kintu Yesu yigeze akora atabanje gusenga. Muri Matayo 6:12 biravuga ngo azamuka umusozi akesha ijoro asenga, burukerera ahamagara abigishwa babita intumwa. Nta kintu Yesu yagombaga gukora atabanje kubaza se ngo nyikorene. Ntago wahaguruka uri umukristo ngo uvuge ngo jewe ngiye gushaka akazi muri minijiste, ngiye gushaka akazi muri ministry, muri local government. Banza ubaze Imana ngo aka kazi Mana, iki ni cyo gihe cyanje Mana, reka nyoborwe n'umwuka wawe njya gusaba akazi, reka gushaka abagufasha, reka gushaka za ruswa. Niba ari Imana ikudirectinze, ishaka ngo ubere umuryango wawe umugisha, ishaka kugira ngo ubere na ministeri ugiye gukora mu mugisha, baza Imana uti Mana, uru rugendo ngiyemo rwo gushaka akazi kugira ngo ndye ne kuzakoza isoni umuryango wanje, n'abantu be kuzatuka izina ryawe, uri kumwe nanjye. Imana izavuga ngo haguruka ugende kumwe nawe, izaguha favor. Haleluya. Izakugirira neza, izaguteza imbere. Imana dukorera ntago ari Imana irobanura ku butoni, uyizera wese by'ukuri Imana iramwemera. Mureke dusenge Imana isubize, mureke dutinde ku Mana yacu, mureke dutinde ku ijambo ry'Imana, mureke ducukumbura ibyanditswe. Ibyacu byose byahishwe n'umubiri. Ndashaka kuvugana n'umuntu none aha turi kumwe, ndavugana n'umuntu wese undeba muri aka kanya. Ushobora kuba ufite indwara
barimo kuvuga ngo iyi ndwara ntabwo igikiza, barimo kuvuga ngo iyi ndwara yananiwe abaganga. Umuntu umwe yanditse kuri kilinike ye ngo we care and God heals. Reka mbabwire, abadogiteri n'abakozi b'Imana ndabyemera, ariko aho bananirirwa niho imbaraga z'Imana zihera zigakora. Aho batabyumva niho Imana ibyumvira. Nazaga kuvugana n'amagufwa yawe nonaha, nazaga kuvugana n'imitsi yawe aka kanya, nazaga kuvugana n'imishokoro yawe, nazaga kuvugana n'iyo nda yawe yahirimye, nazaga kuvugana n'ayo maso yawe atakibona, nazaga kuvugana n'icyo gifu gituma utarya ibyo wahembwe. Isaha yawe irageze. Ndohereza ijambo ry'Imana ku buzima bwawe, ndohereza umwuka wa Yesu Kristo wampamagaye, ndohereza imbaraga zikira mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu irwanya bibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Imana yacu ntago ibeshya, ntago twayobye, ntago twibeshye. Imana yacu irahumuriza. Bibiliya iravuga muri Zaburi 107:20 ngo akohereza ijambo rye rikabakiza indwara, rikababuza kwinjira no mu mva zabo. He sent his word and delivered them and restored them from their graves. Iyo mva yari gutegereje, Imana irayipfutse. Ntabwo gipfuye, uzarama kugira ngo akanwa kawe kazamamaza imirimo myiza Imana yacu yakoze. Kobera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Wakira igitangaza cyawe, wakire gukira. Imana ya James Dura ni Imana ikiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Reka duhaguruke dusenge Imana, reka duhaguruke tumanure icyubahiro cy'Imana, reka tumanuke dusangire presence y'Imana n'Imana yacu. Hallelujah. Presence y'Imana iyo yageze ahantu icyendaga kukwica kirafatwa. Presence y'Imana iyo yageze ahantu icyari kiguhagurukiye Imana irakizimya. Presence y'Imana iyo yageze ahantu ibyari bikuzuriye imigara byose biricara, Imana akaba ari ibizurira umunara. Manika ibiganza byawe dusenge. Fata hababara, fata kuri icyo gifu cyawe gihora kibabara, fata kuri uwo mugongo wawe wirirwa muri massage ariko nta gukira. Massage ntabwo ari igisubizo, ahubwo hari icyicaye mu mugongo wawe, hari icyicaye muri ayo madisiki. Muri aka kanya bigiye guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. There is power in the word of God in the name of Jesus. Receive it now. Iyi ni isaha yo guhagurutswa, iyi ni isaha yo kwambara imbaraga, iyi ni isaha yo gukira. Ibyararaga bigutondagira mu mugongo, ibyagendagendaga mu magufwa yawe, Yesu arimo kubisohora. Yesu niwe ugiye kugendagenda mu magufwa yawe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Ushimiye kuri Imana igira neza, ushimiye kuri Imana ikiza, ushimiye kuri Imana ibohora. Uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo, uri Imana y'ububasha, uri Imana y'ubutware, uri hejuru y'imyuka mibi, uri hejuru y'imigambi mibi, uri hejuru y'indwara z'ubwoko bwose. Mu izina rya Yesu Kristo, akira umwuka wo gukira indwara, akira umwuka wo gukira ku gahinda wari ufite, akira umwuka wo gukira ku kababaro wari ufite, akira umwuka wo gukira izo ntambara zari mu cyumba cy'umutima wawe. Imana irazirangije. Imana igiye kuguha ibitwenge, Imana igiye kuguha ibiguhumuriza, Imana igiye kuguha ibiguhumuriza neza. Imana iguhaye abaguhumuriza. Urakoze Mana yacu nziza. Ndagushimiye kuri Imana itagibesha, ndagushimiye kuri Imana ifite ijambo, ndagushimiye kuri Imana ihora inyuma y'icyo wavuze abagaragu bawe, ndagushimiye kuri Imana izi ibiremwa byose. Mana, mweretse Mwami imigabane yose y'isi, mweretse Mwami Imana igihugu cyacu waduhayeho gakondo. Mana nziza, reka buri muntu wese waremwe mu ishusho yawe ahabwe ubutsinzi uyu mugoroba, ahabwe gusubizwamo intege, ahabwe gutabarwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen, amen. Komera Imana amashyi menshi yishimire, kuko Imana yacu ni Imana nziza. Amen. Hallelujah.
Hey! 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 Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Amashyi menshi. urakwiriye Mana. Uri Alpha na Omega. turaguhimbaza ukwiriye gushimwa Alpha uri Alpha na Omega turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro mwa tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa we give you we give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be we give you praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. tuguhaye tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa Amashyi menshi. hallelujah Hey! Hey! hallelujah Amen. haleluya Yesu. Reverend, thank you so much. Amen. amen haleluya Niki kigufashije wowe? Wowe ufashijwe n'iki mu byavuze? no gusenga Gusenga. Iyo bivuze niki muri uko gusenga ufashijwe? mfashwe n'ijambo rikomeye Aha. abavuze ngo tureke tuve mu magambo dusenge Aha. Wowe byinshi pastor. yego uvuga kimwe cy'ingenzi utahaye. Ah. cy'ingenzi Mwahoze mwandika. tugomba kuba ibitambo kugira ngo Imana itwishimire. Aha. ikigeragezo cy'igisunikano kiriya ni Kari igitangaza kose se. Aha. Wowe igicaniro ntabwo ari icyo mu nzu gusa ahubwo igicaniro kigaragara iyo wagiye iyo wasohotse iyo wasohotse kasabe muze yatambuke nawe hano. Muze muhe microphone. Cyane cyane abayobozi mwamukwiye nahoze mbona mwese mwandika. Aha. ikintu cyamfashije cyane Yego. yatubwiye ko tutagomba kwitotomba Aha. kuko Yesu atigeze yitotomba. Amashyi menshi. Yego. Nari umwana w'intama. Ako kongereho. Yesu yari umwana w'intama. Intama ntabwo iyo bagiye kwibaga ntabwo irasa imigeri. Ntisakuza. Tugomba kuba terrified by temptations, by troubles. byose ntacyo cyanandukanya nawe nanyuzwe cyane uko ngufite n'amahoro nashima cyane ko wankunye ukanshyigikira reba hirya reba hino urukundo rurangose Subiremo wenyine twese.
byose ntacyo byanandukanya nawe mu bibaho byose ntacyo byanandukanya nawe ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane oyaboye akanshyigikira reba hirya reba hino urukundo rurankose amashyi menshi. haleluya Reka dutange amaturo mu nzu y'Imana n'ibya cumi n'amashimwe. Imana ibaha umugisha cyane. Reka dufate ku mutungo yacu n'ubutunzi bwacu duhereza Imana.